guceceka si ubucucu, ahubwo ni ugucengerwa n'ibyo uzi. Ukimara kumva iri jambo mvuze, use wibaza ngo ese bishatse kuvuga iki? Biba bishatse kuvuga yuko umuntu ucecetse atari uko nta kintu na kimwe abazi, ahubwo nubwo aba abizi ariko arabanza agaceceka, akamenya umwanya wo kugira ikintu aza kuvuga, umwanya ubigenewe, atari upfa kuvuga ibintu byose abonye. Abantu bacecetse, abantu benshi barabasuzugura, akenshi bakumva yuko abo bantu nta kintu bazi, ariko aba bantu baba bicaranye ubwenge bwinshi cyane mu mutwe wabo. Buryo bacecetse ntabwo ari uguceceka gusa, babitegura kugira ngo baze kuvuga mu mwanya wabigenewe. Nelson Mandela abajijwe mu biganiro yagiraga, yavuze ko sekuru ikintu amwibukiraho gikomeye cyane nuko atari umuntu upfa guhuragura amagambo mu bandi bagabo igihe babaga bari kuvuga, ahubwo yarabarikaga bose bakavuga, bamara gusoza nawe agafata ijambo, kandi ikintu avuze bagahita avuga ati iki kintu avuze cyari gikeneye koko. Abo bantu muzababona, ariko abantu benshi nanone ntabwo akenshi bazi impamvu abantu baceceka. Ni nayo mpamvu abantu badaha agaciro guceceka, ahubwo bakumva ko buri mwanya ari guhita bavuga ikintu cyose babonye. Fasha umwanya kugira ngo usobanurire guceceka. Nanone hari umuhanga wavuze ngo kuvuga ni ifeza, ariko guceceka byo ni zahabu. Bivuze yuko guceceka bifite akamaro cyane. Kuvuga, guceceka nibyo bigomba kubanza mbere yuko umuntu abanza kuvuga. Ugomba kubanza ugaceceka kugira ngo uze kubona icyo uza kuvuga, uze kubona icyo ubwira abantu. Ntabwo ari ugupfa gusa kuvuga icyo ubonye cyose. Ndashimira umunyamakuru wanditse ku kinyamakuru Ganira 250. Iyi nkuru yari yitekerejeho, sinzi uburyo nanjye nahise nyitekerezaho. Ndamushimira cyane. Guceceka rero, kumva umumaro bimaze n'icyo bitumariye. Ese ni ryari umuntu agomba guceceka? Agomba guceceka ryari? Ndagira ngo ubisobanukirwe neza. Ndabizi ko biraza kukugira akamaro, biragufasha mu mibanire na bagenzi bawe, bizagufasha nawe kwitekerezaho kugira ngo umenye ngo ni ryari ngomba kuvuga, ese ni ryari ntagomba kuvuga. Ndahera ku ngingo ya mbere. Buriya ntabwo ari byiza kuvuga mu gihe ibyo ugiye kuvuga cyangwa se kuvugaho utabifiteho amakuru. Ntabwo ari byiza. Ni byiza ko wareka abantu bakavuga ibyo bintu, bakabivuga neza kubera ko babizi. Nk'urugero, nimba abantu bari kuvuga ku buhinzi bw'ibireti muri kumwe, tegereza abantu bivugeho wowe kubera ko nta makuru bifiteho. Wumve ibitekerezo byabo, babivugeho, bagira icyo baganiraho. Byibura nibasoza uzabasha kubona nawe icyo uvuga, bitewe n'uko bazaba baguha ibitekerezo bitandukanye, maze nawe ugira icyo warenzaho. Uzabivuga muri abo bantu bose, bazagufata nk'umuhanga ukomeye cyane uzi ubuhinzi bw'ibireti, kandi ubwo buhinzi utarigeze unabubona, utanabuzi. Ariko ikizaba kigufashije cyane nuko uzaba wabanze gutega amatwi, kuko gutega amatwi, ntabwo ushobora gutega amatwi utacecetse. Mu gihe uri kuvuga amagambo menshi ndetse ukavuga ibyo utazi, biragoye ko abantu bose bazahita bagucisha mu ijisho, bakamenya yuko ibyo uvuga utanabizi habe na gato. Kandi icyo gihe nawe uzaba witereye icyizere. Aba bantu bazabona yuko nta kintu kikurimo, ariko utega amatwi ukabumva, bakavuga kuri ibyo bintu bazi bo uba utazi, bizagufasha kugira ngo ubashe kuba wavuga interuro ngufiya kandi ugire ikihindura muri icyo kiganiro mwagiraga. Urumva ko guceceka ari intwaro ikomeye ishobora kugufasha kugira ngo ube wagera ahantu kure cyane utatekereza.